Miss Nishimwe Naomi wabaye nyampinga w'u Rwanda wa 2020 yahishuye ko ubwo nyina yari amutwite yibwiraga ko azabyara umuhungu akamwita Kevin, ndetse agaragaza ko atakuriye mu buzima bwiza bw'abakire nk'uko benshi babitekereza. Yabigarutseho mu gitabo yise More Than a Crown kizasohoka muri uku kwezi k'Ugushyingo, aho kigaruka ku buzima bwe busanzwe ubwo kuba nyampinga w'u Rwanda, ibanga ryo kutitinya ndetse n'ibindi byafasha abana b'abakobwa. Ibikubiye muri iyi nkuru ni ibiri muri paji 9 za mbere zagiye hanze mu gitabo More Than Crown, biteganyijwe ko Miss Nishimwe Naomi azashyira hanze ku tariki ya 14 z'uku kwezi mu 2025. Muri iki gitabo kigizwe n'amapaji 184, Nishimwe Naomi yavuze ko igihe kimwe umuntu yanditse ku rubuga rwa X amuvuga agira ati bariya bana bo mu bakire nta bibazo baba barahuye nabyo, ndetse ibyo byamusekeje cyane, amarira akazenga mu maso akibibona. Ati naraturitse ndaseka, amarira nzenga mu maso nkibona iyo tweet. Iyaba bari babizi, njye navutse neza kandi vuba, icyakora isi nisanzeho ntiyari shyashya. Niho yahereye aterura inkuru ye iri muri iki gitabo, avuga ko nyina yamaze amezi 9 abwira umuhisi n'umugenzi ko akana gatera utugeri mu nda atwite ari agahungu, ndetse akavuga ko inda ye itamuruhije nk'iy'abavandimwe be Katia na Brenda. Ati iyo abaturanyi babazaga mama wanjye izina azanyita, yaramwenyuraga akavuga ko ari ibanga rya papa gusa. Yatangiye kwitegura, agura utwenda tw'abana tw'ubururu, kubaho udusogisi twa nerd two kuzanyambika. Ashyira byose mu gikapu cyanditseho baby boy, umwana w'umuhungu, arafunga. Bari barateganyije ko izina nzahabwa ari Kevin. Nishimwe Naomi warushinze mu mpera za 2024 yagaragaje ko azwiho gutungura benshi kubera gukora ibintu uko batari babyiteze, ahubwo akabikora mu buryo bwe. Ati naje mu isi nkora ibintu mu buryo bwanjye, izina ryanjye ryagombaga kuba Kevin ariko nitwa Naomi Nishimwe. Hari umugani udasanzwe wa Kinyarwanda uvuga ngo so nta kwanga kwita nabi, ariko igisobanuro cya Nishimwe kirumvikana. Imana nishimwe, nubwo natangiye ubuzima ntengo ababyeyi, izina bampaye ryatumye menya ko bazankunda kandi bakanshyigikira mu nzira zose nzacamo. Se wa Nishimwe Naomi yinjiye mu gisirikare akiri muto, mbere y'uko umwana we w'imfura Katia avuka mu 1996. Icyo gihe bikomere byari bikiri bibisi ku Rwanda, bari ruri gusohoka mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze imyaka 2 ihagaritswe. Igihugu cyari cyarahindutse umuyonga, amahoro arambye ataragirwaho, abarokotse Jenoside bagendana intimba, umubabaro n'ishavu, barihebye batazi ko ahazaza hazamera. Imiryango yari ikigerageza gushakisha niba hari abayo barokotse, bashakisha mu nzu zahinduwe umukara n'imyotsi nyuma yo gutwikwa, bagerageza gusana inyubako zasenywe, ari nako barwana no kongera kugira icyizere cy'ubuzima. Nishimwe Naomi avuga ko se wagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu atabaga ari hafi ya Kigali, kandi ni naho bo bakuriye. Yabaga akora akazi ko gufasha imiryango kongera kubonana no kwiyubaka, nubwo byamusabaga gusiga umuryango we. Ati Katia n'ibyo bihe by'ingume yavukiyemo, kuza kwe mwisi byabaye mu bihe bikakaye, ariko kandi ibihe by'udaheranwa ku buryo n'uyu munsi ntibimubonamo uyu munsi. Kwimura abasirikare aho bakorera benshi bifata ibyumweru, rimwe na rimwe amezi, ndetse icyo gihe nta telefoni zari zihari kandi nta buryo bwo kohereza amafaranga mu rugo bwashobokaga. Nishimwe avuga ko ibyo byatumaga batabona papa wabo kenshi, ntiboroherwe no kumenya niba papa ameze neza. Ati iyo twabaga dushaka kumenya amakuru twayakuraga kuri sogokuru,
mu buryo butangaje. Sogokuru yabaga azi umuntu uzi undi muntu uri hafi y'aho papa yabaga ari gukorera. Uwo muntu akaba ari we wohereza ubutumwa cyangwa ibaruwa igira iti mubwire umugore wanjye ko amafaranga azatinda ku kwezi usuhuza abana banjye. Yagarutse kandi ku mibereho igoye we n'umuryango we banyuzemo muri icyo gihe, aho nta biryo bihagije babaga bafite mu rugo. Ati byari bisanzwe kurya ntuhage, byari bisanzwe gutinda kwishyura amafaranga y'ishuri cyangwa byose ukabibura. Noheli ni kimwe mu bihe mama yaguriraga buri wese imyambaro mishya, inkweto imwe, ipantaro imwe cyangwa ikanzu. Twashoboraga gutegereza umwaka wose tuzi ko iyo mpano idasanzwe izaza. Yego niko bimeze, umuryango wanjye wanyuze muri byinshi, twahuye na byinshi mu buryo butandukanye. Abaturanyi banjye, inshuti zanjye, buri wese wari iruhande rwanjye, twese ntitwari tworohewe. Icyo gihe umuryango wa Nishimwe Naomi wabaga mu nzu y'ikigo cya gisirikare ifite imbuga yari ihagije irimo ibiti by'imyembe, indabo nyina yakundaga n'imboga ndetse n'umwanya wo gukiniramo. Gusa kuri Nishimwe Naomi ngo ibyo ntibyari ubukire. Ati bishobora kumvikana nk'ubukire, ariko icyo gihe ubutaka bwari buhendutse kandi imiryango imwe n'imwe yari ifite ubutaka bunini. Kugira ngo ubutaka bunini ntabwo byari bivuze kugira agatubutse kuri banki. Icyo gihe twari dufite ahantu hanini ho gukinira, ariko nta biryo bihagije byo kurya ngo duhage. Nishimwe yavuze kandi ko abana batanu aribo Katia, Brenda, Naomi, Trezor na Keila, iyo umwe muri abo yashakaga igikapu cyo kujyana ku ishuri cyangwa inkweto, nyina yaricaraga akababwira ati ibyo ntabwo byihutirwa muri aka kanya. Ikihutirwaga icyo gihe ngo cyari icyizere, kubambika ndetse bakabona n'ibyo kurya n'amafaranga y'ishuri, ibindi bikaza ari inyongera. Nishimwe yavuze ko nyina yakundaga kubajyana ku kazi ke aho yakoraga kuri radiyo Umucyo, yari radiyo nshya ya Gikristo icyo gihe, ndetse byari amahirwe iyo iwanyu babaga bafite akazi bakakubonera iby'ingenzi. Yagize ati iyo mama yabaga ari kudukorogera igikoma, yatubwiraga ko Yesu niwe muti w'ibanze, agakurikiraho kujya kwa muganga. Ibindi byose biza nyuma. Hari urwaye, senga. Ntiwa twabonye ibyo kurya bya nijoro, senga. Muri iki gitabo kandi Nishimwe Naomi yashimangiye ko batigeze babaho mu buzima buhenze icyo gihe, ndetse bagobotswe n'isoko rya Armed Force Shop yabafashaga kuri byose bakeneraga mu rugo ku giciro gito. Ati ntabwo nabyumvaga nk'umwana, bwari ubuzima busanzwe, ariko nsubije amaso inyuma nkareba iby'ingenzi n'ibindi byinshi abanyarwanda benshi muri twe twakeneraga, namenye neza uburyo ryadufashije ndetse n'izindi miryango yabayeho mu mutuzo. Yakomeje avuga ko umunsi umwe nimugoroba ubwo nyina yari amutwite, se yari yaruhutse ariko yagiye i Nyamirambo gufana ikipe ye yakundaga ya APR FC. Icyo gihe kandi murumuna wa nyina witwa Nadine nawe yari yaje kubasura zamara icyumweru kimwe. Nibwo yahise ajya ku bise bya mbere, abona isuhira amenetse, yikinga igitenge, nta kindi atekereje ahamagara imodoka ya taxi mu baturanyi. Ati muri uwo mugoroba yabwiye wari utwaye imodoka ngo Chic Hospital, mana yanjye tuguruke. Mama yari yafashe kuri cya gitenge, yakomeje asaba Imana guhumeka. Icyo gihe papa yari yatangiye kuva muri stade Nyamirambo, anyura mu bafana yihuta, ndetse n'ikipe ye yatsinze yitegura indi ntsinzi iri hafi kuza. Se yahagaritse moto yizeza umumotari ko aza kumukubira kabiri ayo amwishyura naramuka yihuse cyane mu mihanda y'igitaka. Banyura mu mihanda ya Kigali, banyura mu biti byari hafi y'umuhanda n'abacuruzi hafi aho, banyura mu bana barimo bakina mu mipira ya karere. Ati amaboko ya papa yari afashe ku ntebe ya moto, yakomeje cyane kugira ngo yirinde impanuka kandi bihute. Imihanda ya Kigali ntabwo yari mu kaburimbo. Akihagera inkweto zari zahindutse ibara kubera ivu n'ivumbi,
ishati yo yari ayifite ku rutugu afite n'icyuya cyinshi. Nishimwe avuga ko se yasimbutse kuri moto atambika muri kirongozi cy'ibitaro atazi neza aho ari. Ati ikirongozi cy'ibitaro cyanukagamo imiti, yihanaguye icyuya mu gahanga akoresheje ukuboko, ahumekera hejuru asunika urugi rw'aho ababyeyi babyarira nk'uwari uhegereye igihe. Gusa yari nyine yakererewe cyane, cyangwa se yahageze mu gihe gikwiriye bitewe n'uburyo ubibona. Nyina wa Nishimwe yararyamiye imisego y'ubururu, imisatsi ye migufi yuzuye ibyuya by'umunaniro, mu gihe Tantine Nadine yamuhanaguraga mu maso buhoro buhoro. Ati mu biganza bye uwari mu biringiti by'ibitaro yari njye. Nari muto sakuza nkaho ari bwo nkihagera, birumvikana ko ntari Keve. Umuforomokazi yarasetse agira ati umugore wawe ntiyatindijemo afande, yasunitse rimwe umukobwa wawe baraje. Yakomeje agira ati papa yegereye imbere agihumekera hejuru, afata ikiganza cya mama buhoro aravuga ati niba yihuse gutya za, abivuga amwenyura gake, reka dusenge azajya agabanya rimwe na rimwe. Nishimwe avuka ko iryo sengesho ntiryigeze risubizwa. Ati mama akunda kuvuga ko nasohotse nk'isasu kandi n'ubu mvuga nk'amashini gun. Papa yampimbye mubu, bivuga umubu mu Kinyarwanda, kubera uburyo amagambo yanjye yakwiraga inzu yose, yewe n'iy'abandi bose baryamye. Izina ryarafashe, n'ubu abo dufitanye isano baransuhuza bakagira ati mubu wacu, ndetse ijwi ryo mu buto riransetsa cyane. Yitwa Nishimwe Naomi, Miss Rwanda 2020. Ababyeyi be bari bazi ko azavuka ari umuhungu akitwa Keve. Iyi rero yari inkuru idasanzwe ye. Niba wumva igushimishije kanda like, subscribe hano kuri NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe kugira tujye tubana buri munsi. Utange n'igitekerezo cyawe. Nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.